Abakunzi b'Intare Official reka nkomeze mbifurize n'ubundi gukomeza kugira ibihe byiza, kugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, ibyo mukora byose bikomeze kubahira. Icyo nabifuriza no gukomeza gukora subscribe, mugakora share, partage. Ubundi ibiganiro byacu byose mugakanda ku kazogera kugira ngo bijye bibagereraho ku gihe. Abatari bakora subscribe mukore subscribe kuko dukurikirwa n'abantu benshi, ariko ugabona subscribers ibyo bagiye bakora izo bagiye bakora ari nke kurusha abantu badukurikira ni benshi, ariko mukore subscribers ubundi musharinge ibiganiro byacu bibagerereho ku gihe. Ndaje rero ni Clever Bemba mbazanira amakuru situation sécuritaire zo muri aka kanya uko byitwaye ku mpande zigiye zitandukanye hano mu burasirazuba bwa Kongo, yaba muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Ituri, Chopo ndetse no mu nkengero zayo. Imirwano irakomeye, ariko imivurubangano niko nabivuga, ubona ko hagati kuri FARDC Wazalendo, FDL, FDNB nabo ibintu bititwaye neza, kuko nabo bakomeje gusubiranamo baregana banashinjanya kuba bakorana na M23, abandi babita ko ari abagambanyi, abandi babita yuko donc ari ikibazo gihari. President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubu ngubu yamaze gusubiza umugongo inyuma kugira ngo bamutegeke, ubwo abona ko ino ntambara atazayitsinda, nubwo akomeje kwibasira bamwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no muri bya bikoresho n'ubundi yakoreshaga, nawe ubwe akaba amaze kubona yuko ibintu bitapfa kumuhira mu gihe azatuma ngo wowe jya kwica mwene nyoko ujya kwica mukuru wawe, ubwo abona ko atazarutsinda. Ndetse bamwe mu bo yakoreshaga ikitwa abarinzi babo, amaskoti yabo, akaba akomeje kwitura muri M23 bagiye basigara muri Nord Kivu, na babandi n'ubundi twavuga bahari bakaba bahari, ariko ubona ko uru rugamba n'ubundi nabo ubwabo ko batazarutsinda, ukabona ko bakomeje gukuramo akabo karenge. Ndaje amakuru ngo nyatangirire muri Uvira. Muri Uvira muri iri joro harayemo ikintu kimeze nk'ubwoba budasanzwe, ubwo bamwe mu ngabo zaba Wazalendo, ubwo bamwe mu ngabo za FARDC bafungaga imizigo yabo bavuga ko ibatalion yaje iturutse za Kalemi ije hariya muri Uvira ije gufasha FARDC, yuko iyo batayo yose igizwe n'abasirikari 700 baba baramaze kugurwa na Alliance Fleuve Congo na Corneille Nangaa na Joseph Kabila, bakaba baraje muri mission idasanzwe, kuko ngo biganjemo abenshi bari baturutse hariya muri za Katanga, bavuga ngo abo ngabo rero ntabwo baje kurwanya M23, ahubwo baje gufasha M23. Ibyo rero byatumye habaho kurasana hagati, ibyo rero byaje guteza akaduruvayo, bituma habamo ikintu cyo twita gusubiranamo hagati ya ziriya ngabo ziri muri Uvira, ari abari kuri urwo ruhande bavuga ngo bari kuri FARDC, na bamwe twavuga ko bavuga ko bari ku ruhande rwa M23. Mu gihe hari hamaze kubonekamo urwo rwikekwe hagati yabo bo ubwabo, byaje guteza kurasana, n'ubwo wenda bitabashije gutinda. Wazalendo bari muri kiriya gice nabo baravuga bati singibi ibyo twagiye tubabwira, FARDC iri gusubiranamo na FARDC. Ati ntibirirwe baduseka twebwe wa Wazalendo kuba twasubiranamo, abo kwa Ngoma Nzito tugasubiranamo nabo kwa Hamuri ya Kutumba n'indi mitwe, naho ugasanga ko hari ubuce, ugasanga amwe bagiye kwa Ngoma Nzito abandi bagiye kwa Hamuri ya Kutumba nabo bagasubiranamo. Uri kumva ko ari bombori iri hagati ya Wazalendo, iri hagati ya FARDC. Noneho babandi bavuye izo za Kalemi manjari baraturutse ngo ni za Kotakori, n'abari baturutse za Kamina base, bakavuga bati twebwe none niba turi abakongomani, mureka abakongomani twirwanire n'abakongomani. Ibingibi byo mwazanyemo abarundi bakaza, nubwo bagenerwa amafaranga menshi, ariko muri ayo mafaranga bagenerwa nubwo batayabona, ariko leta ya Kongo irayasohora. Mu gihe cyose rero babwira guverinoma Kinshasa ngo mu gihe cyose mutizeye ko mufite ingabo
ingabo zishobora kurwana zigatsinda urugamba, nta n'umunsi tuzarutsinda, kuko igihe cyose muzakomeza kwishingikiriza mukavuga ko ibihugu by'amahanga, Uburundi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ko ari byo bizadutsindira runo rugamba, ntabwo twebwe ubwacu tuzigera dutsinda, kuko nta bushobozi mwigeze mutubonamo, ahubwo ikigaragara mwebwe mutubonamo ko turi amafeneya, ko ntacyo dushoboye. Urukumva yuko ibyo ngibyo ari ikibazo gikomeye. Noneho hakiyongeraho kuba twirwanaho M23 muri iriya Plaine de Ruzizi bakomeje kwa advancinga, nubwo batadivancinga mu buryo nk'ubwo tuzi hano za Kanyamahoro, nk'uburyo tuzi igihe cya za Masisi, bakamanuka bakagera Nyabyondo, bakava Nyabyondo bagera za Kibati, bakomeza badvancinga bakagera Kibogo, kugeza igihe bafashe kuri teritwari ya Warikare, bakagira no ku kibuga cy'indege cya Kigoma, nubwo baje gusubira inyuma kugira ngo bahirize ka gahenge k'amahoro. Nubwo wenda ibyo ngibyo tutari kubyumva muri kino gihe, ariko ngo nawutinda adahambira. Nukuvuga ngo intare zasanabwe mu bice zari zifite zishobora kongeraho 1 km zikubaka defense imbere ya Wazalendo, imbere ya FARDC, imbere ya FDLR, imbere y'Abarundi, ku buryo ubona yuko ziradvancinga, ariko atari muri bwa buryo zari zifite umuvuduko nko zari zifite mbere. Aho urumva yuko intare zasanambwe dushize mu gaciro ntiziratsindwa, nkuko abantu benshi babivuga ati se Uvira yarabananiye, abandi bagakomeza kwibaza ati se kuki batari gufata indi migi ikomeye nka Rubero Centre, Pinga, bakinjira bakagira za Warikare, bagafata ariya za Hombo, no bakinjira rero ko bamaze kugira muri Kamituga, bakavuga ati kuki bageze muri Kamituga badashaka kwambuka ngo bajye muri Maniema. Icyo kintu wanda ndashaka kugira ngo ngisobanure abakunzi b'Intare official, ni ibintu byoroshye mu gihe effectif ari nini, ye effectif ari ndende. Nubwo ikintu kigaragaza ari uko intare zasaramwe cyangwa M23, ubona ko umusirikare wa M23 afite charge yo kurwana n'abasirikare barenze 15 bari hano imbere ku rugamba. Hano ndababwiza ukuri, M23 ntabwo irarenza abasirikare barenze 30,000 cyangwa 40,000 cyangwa 50 dufate aho ngaho. Ngiyo nanjye nibyo ntekereza, kuko ntabwo ndi G1 G1 kugira ngo mbashe kumenya effectif ingabo y'intare zasarambwe. Ariko ikintu kigaragara nuko umusirikare umwe wa M23 ahangana n'abarenze 15 hano ku mirongo y'urugamba. Ibyo mbivugiye iki? Nuko igisirikare cya Kongo uko kingana gifite abasirikari bageze mu 300,000, ariko ukibaza bya 300,000 bari mu gisirikare cya Kongo bose bararwana, bya 300,000 bari mu gisirikare cya Kongo bose bari preza? Igisubizo ni hapana, bose si bari preza. Impamvu ngiyi, umusirikare wo kubwa Mobutu wagiye agakomezanya na nimero matrikire ye, umugore waragenda akajya gufata amafaranga akaba preza, yarapfuye cyangwa yaranasaze cyangwa yanibereye n'umusivile, ariko akajya gufata amafaranga ariko atari preza. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko igisirikare cya Kongo gifite abasirikare benshi ariko abakora ni bake. None ukaza ukareba babandi bakora, nabo bakora mu buryo navuga donc barwana batazi icyo barwanira, batazi n'ibyo barimo, bo icyo bakurikiye cyane ni umushahara. Ndababwiza ukuri, intare zasarambwe ntizihembwa. N'ubwitange bwagiye bubaho, umuntu akava mu kazi yararimo, yaba muri Kenya, yaba mu Rwanda, yaba mu buri Tanzania, n'abagiye bava za Tanzania, n'abagiye baturuka mu Burundi, abagiye bava muri Uganda, abagiye bava muri za Canada. Ndibuka ko hari n'abavuye muri Amerika bari baragiye nk'impunzi, baravuga bati Amerika na Amerika twagiye tuyishimira tukayikunda, ariko Amerika ntabwo iruta ubutaka bwa sogokuru, ntabwo iruta gakondo yacu. Abo bose bakavayo bakaza gufatanya n'abandi kugira ngo ababyeyi babo nabo bave mu buhunzi. Abo ngabo rero bagiye baza, impamba yari afite urukoba mu myaka ingahe ishize, iyo mpamba ntabwo yaba ikiriho. Impamba nayo iragenda rimwe na rimwe igashira, bagakomeza gushakisha mu bundi buryo, ariko
bagakomeza urugamba no kugira ngo bakomeze kubohora abaturage bakomeje kurengana. Naje kuvugana n'umwe mu basirikari baba muri mwiperereza, yarari i Burundi, ariko twandikiranwaga, wenda reka ndebe ibyo twandikiranwe mbikubwire. Ni umusirikare wa FARDC ariko ukomoka muri Masisi, ariko uba mu bagarde n'ubundi bacungerera, donc banatanga amakuru, donc baba muri etat major commandement iri hariya Uvira. Yaje aranyandikira arambwira ati ngo salama blue, naye ndamusubiza salama. Arangije arambwira ati ngo ubu ngubu twajabutse, turi hano i Bujumbura, twaherekeje abayobozi bakuru bacu bo muri FARDC, twaje kubonana n'abayobozi bakuru ba hano mu Burundi, turi hano Bujumbura. Ndamubaza ati se muri mu bibazo bimeze gute? Ati ikibazo turimo, hari ikibazo cyo kubura effectif iri hano, bakavuga ko ari nkeya, kandi ko ingabo za M23 zifite umuvuduko udasanzwe, ngiyo zimaze gufata decision, ngiyo decision ngo ntabwo zijya zisubira inyuma. Icyo ni kimwe. Bakongera akavuga ati ibindi twajemo nuko abasirikare hari abamaze igihe kirekire badahembwa, abandi nabo bakaba bari guhembwa, ugasanga babandi bahembwa ntibanarwana, abadahembwa nibo bajya ku mirongo y'urugamba, inzara yarabishe. Bakongera ati abarundi nabo bari kutangira kuduhakanira, batubwira bati twebwe runo rugamba turarurambiwe kuko ntacyo turi gukuramo, naho twari twaramaze kuvugana na guverinoma ya Kinshasa ko tuzacukura amabuye y'agaciro, ibyo bice byose intare za Sarambwe zamaze kubifata. Bakongera bakavuga ku kibazo barimo hariya za Bujumbura, bakavuga ku kibazo ikibazo cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura gishobora kuzahura n'ibibazo mu gihe FARDC ikomeje kugikoresha, aricyo kigwaho indege, aricyo gihagurukiraho drone. Bakatubwira ati nta bibuga by'indege mwe mugifite biri hafi yaho intare za Sarambwe ziri, kugira ngo bashe gucungerera umutekano wa Uvira. Ati none kino kibuga cy'indege cyacu gishobora kuzahura n'imyaku, ku buryo gishobora kuzahura na bombardement biturukanye naho intare za Sarambwe ziri muri ya misozi, zishobora kohereza amabombe akabasha kuza gusenya kino kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Ati natwe abatugezemo igihombo. Bakavugana na guverinoma ya Kinshasa uburyo bagomba kujya babishyura ku bijyanye na kiriya kibuga cy'indege bari gukoresha, kikaba nk'ikibuga cy'indege basa naho bahuriyeho, bakaza bakagishyiraho ubwirinzi ngo nk'ubwo u Rwanda rufite, ndetse ngo guverinoma ya Kinshasa ikaba yagura buriya bwirinzi nk'ubwo u Rwanda, bakagenda bakabutereka Bujumbura, mu gihe biteguye ibitero byose M23 ishobora kuzagaba kuri kiriya kibuga cy'indege cya Bujumbura, mu gihe gikomeje gukoreshwa nk'igifasha Wazalendo, FDLR na FARDC ari mu kindi gihugu, n'ubundi bakarasa mu kindi gihugu. Ukumva ko Uburundi nabwo butangiye kwikeka, bakavuga buti M23 ku mbaraga zifite izazibakura hano Uvira, ibakure n'ahandi, ariko natwe ntabwo tuba dufite amahoro, kuko kiriya kibuga cy'indege bazaba turi gukoresha gishobora kuzahura n'umwaka kigasenywa n'intare za Sarambwe. Urukumva ko Uburundi nabwo bushobora kubona ko ibintu bishobora kubukomerana, noneho bagahitamo nawe kubima kiriya kibuga cy'indege kugira ngo bivaneyo, noneho mu gihe M23 abo kwa Colonel Nanga bazaba bamaze kuhagera, amaze gufata Uvira, bitazabagiraho ingaruka zikomeye. Izo ngaruka se ubona zitazabaho? Niko namubajije. Aravuga bati twebwe dukurikiranye natwe, yambwiye yuko delegation yagiye hariya Bujumbura, abarinzi barinze abayobozi bakuru bashobora kuba bagera mu 100. Muri abo mu 100 kuko ngo hagiye ari amakomva yageze muri 20, muri abo 100 n'izindi modoka zagiyeyo n'abandi bayobozi n'ubundi bagiye bajyana mu escort. 50 nabumva M23 yakwinjira muri Uvira, abandi 50 nabumva ko M23 itakwinjira muri Uvira. Uri kumva yuko M23 kimwe cya kabiri cy'abasirikare bari hariya muri Uvira bari muri FARDC, navuga ko barindiye bategereje
kugira ngo M23 ihinjire. Nongera kumubaza ndamubaza ati se abasirikari bari barenze 370 bari bafunzwe bazira ko ari abo muri este bakeka ko bashobora kuzatoroka bakajya muri M23 barabafunguye? Arambwira ati bamwe baracyafunzwe, abandi hari abo bafunguye bake bategeze no muri 50, abandi babajyana Kalemi kuko ngo bari batangiye kujya bakora imyigaragambyo bagakubita abandi ba prisonnier barimo, ndetse bagashaka no kwaka imbunda abari bari hanze babarinze ku buryo bashoboraga gukora revolte, noneho bakivana muri prison umuriro ukaka hano muri Uvira. Bahitamo bamwe ngo kubagabanya babajyana Kalemi, abadafite imbaraga babasiga hariya muri Uvira, abandi bake barabafungura babashyira mu mayiniti. Ni gutyo yabimbwiye. Ndongera ndamubaza ati se Wazalendo ubona bafite imbaraga zinganute zo kuba bahangana na M23 nkuko bari abaho muri Yakutumba bakomeza kubyigamba bakavuga ko aribo baburotse kugira ngo M23 itinjira hariya Uvira? Yaje kunsubiza arambwira bati nitwe tubaha amasasu. Ati noneho n'amasasu tubaha ujya usanga ko bayagura ari nkawe yo kubaproteja no kugira ngo abibire. Ati Muzalendo urahangaha buretse amasasu abona bo kwa generali cyangwa abayobozi bakuru ari yabacunga, ariko babandi ujya usanga nk'umajoro umukomanda kompanyi ngo ari kugura amasasu akaza akatugurira abasirikare banywa amashimboke kuko wenda ziko azagera ku kigega, akaza bakamugurisha akagurisha amasasu magazini y'amasasu yuzuye amasasu 30 bari kuyagurisha 3000 francs. Magazini irimwe amasasu 30 ni 3000 francs congolais. Niko Wazalendo bayagura. Nuko ngo ufite 9000 francs ufite amasasu 90 na magazini zayo ushobora kubona igiciro cy'isasu bakibarira 100 francs. Isasu rimwe bakibarira 100 francs. Nuko ufite amasasu 15 wegera Umuzalendo uziko waraho yayabonye ukamuhereza amasasu 15 ukaguhereza 1500 francs ukajya kunywa ikizima rero yambwiraga ni bino bya Simba, bya Cafe Room, bya Cafe Boss, bya Rikeri Cafe, biriya bica mutima. Ati utanga amasasu 15 bakaguhereza 1500 francs. Ati niyo wajya ku muturage wa hano muri Uvira kuko aziko Wazalendo araza kuyagura, uragenda ukamubwira ati mpereza inzoga, yamara kuguhereza inzoga ukamusigira amasasu 15 akaza kuyahereza Muzalendo. Ati nta ngaruka bigira ku baturage kuko ni commerce twavuga ko izwi, kuko baravuga ati ngo nayo masasu uko yagenda kose ngo ajya kurwanya M23, ukabona ko n'ubuyobozi bwamaze kubyemera. Ngo abenshi no bagurisha ko masasu ni muri babandi badahembwa, ariko n'abahembwa bari kubona amafaranga yabo nabo barayagurisha, ariko abandi badahembwa ngo iyo bamubaje ati ngo kuki bagiye kugurisha amasasu, yaba arababwira ati ngo mbe mushaka nge kwiba cyangwa mushaka kugira ngo nzicwe n'inzara, ino mbunda mfite yabimariye iki? Ati umutungo mwampaye ni imbunda, ngomba nanjye kugurisha bari Wazalendo amasasu bakajya ku rugamba natwe tukabona icyo kurya kuko ntabwo mutwitaho. Uri kumva ko commerce y'amasasu abakeneye kujya kugura amasasu reka mabwire mugende mujye muri Uvira abakatanya amabara bagurisha amasasu kuko bo nta rigere babashyiraho. None nkamaze ati none Wazalendo bari kugura amasasu muri ubwo buryo nabariya badahembwa, ubona ko intambara bazayitsinda? Aravuga aransubiza bati ngo natwe tuyoberwa impamvu M23 itinjira ahangaha muri Uvira ibashe kuhagera, nimara kuhagera urebe ko hari imbaraga bazabasha guhangana nazo kuko nta nizo tubona ziri ahangaha, buretse ibyo nakwita nk'imikino ya FRDC. Cyangwa M23 ntabwo ifite abasirikare, niko yabaje ngo cyangwa M23 ntabwo ifite abasirikare bo gufata Uvira. Icyo ntabwo ari igisubizo nasubiza. M23 nibuka ko yatanze ko uku kwezi kwa 11 kuzarangirana Uvira yaramaze kubatombe. Ukumva ko Uvira M23 iyifite 100%, iyifite 50%, ngiye kubeshya, ifite 50%, indi 50% FRDC iracyayifite. Tunibuke ko umujyi wa Goma ni umujyi urimo ubutiku, warimo abasirikare barenga 60,000, 8,000 binjiye mu mujyi wa Goma birawufata.
mubaze rero ibihumbi birenga 60 n'ibihumbi 8 byinjiye mu mujyi wa Goma. Umusirikare umwe wa mama 23 yagombaga guhangana n'abasirikari bangahe? Ibihumbi 8. Umusirikare umwe wa mama 23 yagombaga guhangana n'abasirikari bageze mu 10. Kandi noneho ku ibikoresho FARDC yari bifite ibikoresho, ifite ndege, ifite amashari de combat, ifite ibibunda tutazi. Ni hariho bimwe nagiye mbona nkabona ari ubwa mbere nkibonye no ku mafilime ntarigeze mbibona, nk'ibyafatiwe kuri Goma ku kibuga cy'indege. Abenshi bamanika amaboko, ubona yuko nta naho bihuriye n'iriya effective yavuye iri hari ya Uvira. Ndibuka mujye twibukiranya General Amuri Yakutumba yafashe abasirikare bavana muri za Fizi, baraza bagera Bukavu, burira amato, barangije baraza ngo baje hano muri Nyiragongo. Baza muri Nyiragongo tujiste, n'abaturutse muri za Karehe baza muri Nyiragongo, ariko muzagende mwibaze ngo irengero ryabo ryabaye iriye. Ibanga rya Uvira rero nuko mama 23 umunota ku munota, isaha ku isaha igomba gufatwa. Abantu batabizi ushobora kuzaryama saa sita za nijoro ukajya kumva ngo Uvira yabaye itombe, mu gitondo ugasanga intare za Sarambwe ziri kurira amaselfie hariya. Narindi noneho ikibazo cyaje kuboneka nuko y'amoko ari hariya, abafurero, abayindu, nebari n'abaki bose bari kumwe n'abanyamurenge hejuru mu misozi ya za Murenge bakora imyigaragambyo hamwe. Ubona ko banashaka kugira ngo bice abanyamurenge n'abandi avuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hariya muri Uvira, bagahishwa n'abande, bagahishwa n'ari ya moko yandi. Uri kumva ko Uvira abaturage ntabwo babyishimiye. Wabonye ko hari abantu bagendana umuvumo, ubona ko FARDC ihorana umuvumo, Wazalendo bahorana umuvumo. Murabyibuka ko bagiye hariya kuri diocese ya Uvira, bakagenda bagafata musenyeri bakamukubita, bagafata abapadiri bakamubakubita, bakirya mu Eucharistie bakarya. Byose bagiye babikora. Ubona ko ari ibintu navuga biteye ishozi, biteye n'iseseme, ariko ari umuvumo bagendana. Mu gihe mama 23 ujya kubona ko intare za Sarambwe, ukabona ko ari Alliance Fleuve Congo yaba abayobozi bakuru begera bari abihaye Imana bakabasengera kandi bakabaha umugisha. Muzarebe cyane abanyamurenge twirwaneho amadubu barwana basenga, mu gihe Wazalendo na FARDC barwana basambana. Haraho nabibonye, nabonye aka video umusirikare amasasa ari kuvugira hejuru ye, we yamanutse mu kanefu yajyanye mu indaya, ari gusambana hejuru, amasasu ari kuvuga. Ntabwo uzambwira umuntu uri gukora ibyo bikorwa, uri kurepinga, uri kuviyora, ngo azakora nkuko mama 23 ikora. Iratandukanye cyane, iratandukanye rwose, harimo itandukaniro ridasanzwe. Ibyo rero ukabona ko wanda tunavuye hariya muri Uvira, ubona ko na mu yandi masantre agiye akomakomeye, twavuga nka za Hombo, tukavuga nk'ariya za Pinga, ubona ko intare za Sarambwe ziri mu nkengero zayo, na hari ukumanuka zitera intosho, naho niko byitwaye. Ubona yuko naho 50% bari ku ruhande rwa FARDC, indi 50% bakaba bari ku ruhande navuga rwa mama 23, ariko bakaba bakomeje kuba muri FARDC kubera kuhaguma, ariko atari ukubera kuhaguma kubera gukunda FARDC, ahubwo ari ukuhaguma kugira ngo barebe ko baba bari kurya kuri turiya dufaranga. Ariko ukabona ko nabandi bakubwira bati twebwe ntabwo tuziruka, twakwiruka tukageza he? Tuzajya Gisangani se? Ati se bagiyeyo abenshi ko bari gupfirayo. Reka mahereze ingero zigiye zitandukanye. Nababwiye ibyabaye hariya muri Beni, abana biwacu bagiyeyo bavuka Masisi, abavuka muri Goma, bavuka muri Rucura, bavuka muri Karehe, bajyanye na bari abaseninga, bajyana na bari abayobozi bandi, abamaze gupfa ni benshi. Byo ngibyo rero ukabona yuko nubundi abandi nabo bareberaho bakavuga bati bari bamaze gupfa ko bangana kuriya, abandi twebwe tuzagiraho ntituzapfa, nta murima tuzasanga. Ntabwo uzambwira ngo Muzalendo ngo azafata inzira ngo aragiye
ntahembwa ntagira ute, hari naho ugera wakwiba ukarara upfuye, bagenda bagatereka indobo irimo ibikambonja cyangwa ibigori cyangwa indazi, wowe ukaza ukashyira amafaranga ukagenda, igiciro baracyashyira, wowe uraza urambikemo amafaranga wigendere, urambikemo amafaranga ufata ibyo urafata wigendere, muri cya gihe uzagerageza gukora bya bindi by'ubujura, iryo joro urapfa. Ndabyibuka bariya ba Wazalendo, ziriya za Nyatura bagira za Kamina, bagezeyo abenshi bapfa bagiye kwiba imyumbati. Wajya kwiba imyumbati, wageramo imyumbati ugakura, yaba wowe yaba uwayiriyeho nawe agapfa. Muri bukano za Minova, abarundi n'aba Wazalendo bajyaga gusoroma isombe z'abaturage, yageramo ntavemo, bya bindi byo bita ngo nuruhireko. Uri kumva ko bari bose bazareba kure bavuge bati no, ntago tuzakomeza kugenda, ntago tuzakomeza kwandavura turi kujya kurwanira aho tutazi kandi dusize iwacu. Abo bose bazaguma mu ntare za Sarambwe, baziyunga mu ntare za Sarambwe. Hari benshi n'ubundi bakomeje kuza, kuko najyaga mbona na bamwe mu bayobozi n'ubundi bama 23 abari abakadre politike n'abandi banashimira n'ubundi za Wazalendo zonyine zifata icyemezo cyo kwijyana muri 23 bati twebwe turagiye. Ni benshi mwagiye mubabona, hari abaye ba Gifaru, ni benshi umuntu agiye kubarondora, ni benshi cyane mwagiye mubabona, n'abandi n'ubundi nge wenda hari nabo mvugana nabo, hari nabo mvugana nabo bakavuga ati twe twabuze inzira. Abari hara muri parike ya Virunga hari abitwa ngo n'abakomanda secteur, bakomanda batayo, ariko ugasanga ngo ni secteur ifite abasirikare 50, ngasanga batayo ifite abasirikare 10, ngo iyo ni batayo, bakamwita ngo ni komanda batayo. Nkabitwa ba Prince ngabo n'abakomanda batayo, ariko afite abasirikare 7. Ntutwana tuvuka razanya mitabo, uretse gucukura ibijumba no kwiba, nta kindi kibatunze. Bakunze ibintare official rero, nagiraga ngo mbahereze amakuru ya Uvira, ariko nanababwira ko s'il vous plaît mutera inkunga intare official, mutube hafi. Ndashaka kugira ngo uku kwezi ntihazagire untanga kugera muri Uvira, ntihazagire untanga kugera muri Uvira rwose. Ndashaka kugira ngo nigeramo namwe ubwanyu mubyibonera, bwira ati aha niho hari harananiranye, ahangaha niho byari bimeze gutya na gutya, namwe mubone amakuru. Mu gihe rero guverinoma ya Kinshasa yo ikomeje kurangara, ariko ukabona ko Perezida Gisegeti Chilombo we ubwe atangiye gusaba imbabazi, ubona ko atangiye guca bugufi, kuko yaba amahanga intare za Sarambwe zarabahakanye ati hatutarudi nyuma, naho tuzava ahangaha ntaho tuzajya, kuko ntituzava iwacu. Kandi ukabona ko ari ukuri, ntabwo wambwira ngo M23 izava iwabo igehe. Nta butaka ifite mu Rwanda, nta butaka ifite muri Uganda, nta butaka ifite muri Kenya, nta butaka ifite muri Canada, nta butaka ifite mu Bufaransa, muri Belgique, nta butaka ifite muri Australia, nta butaka ifite za Washington naye handi babajyana muri Norvege, muri za Swede, muri za Australia. Aho ifite ubutaka ni muri Congo. Burya n'umuntu upfuye akagwa muri Congo ntabwo abaguye ishyanga, abaguye iwabo, ashyingurwa neza, akaba aguye ku butaka bwa sogokuru, hahandi ho yavukiye. Kuko iyo umuntu avutse hari iparti imwe itabwa, iyo ngiyo yatawe muri Congo, ntabwo yatawe mu Rwanda. Niyo wavukira mu Rwanda ukomoka ku mukongomani, amaraso yawe ni amakongomani, nibyo amaraso